Muraho, hari abantu bashobora kuvuga mu izina rya Yesu, bagasenga, bagahanura, ndetse bagakora ibitangaza, ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese inkomoko y'ububasha bwabo ni Imana? Bibiliya iravuga iti, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Uyu munsi hari abantu benshi bashobora kuyobya abizera, bakoresheje ubwoba, imihango idashingiye ku ijambo ry'Imana, amafaranga cyangwa kwiyerekana nk'aho bo ubwabo ari bo soko y'umugisha. Ariko uyu munsi ntabwo ndi hano ngo ngutere ubwoba, ndi hano ngo ngufashe gutandukanya ukuri n'ubuyobe. Niba warigeze kwibaza uti namenya n'umukozi w'Imana w'ukuri n'uwiyoberanya, ntugende. Iyi nyigisho ishobora gufungura amaso yawe, ikagufasha kugira ubushobozi kandi ikakurinda kuyoborwa n'umuntu aho kuyoborwa na Yesu Kristo. Iyi nyigisho ni ngufi cyane, ndagusabye uyirangize. Twagerageje kuyigabanya kugira ngo ukoreshe iminota mike ariko ikugirire akamaro. Ndagusabye ntujye kure. Kingdom Voice Rwanda. Hear the voice, umva ijwi. Kingdom Voice Rwanda. Hear the voice, umva ijwi ry'ubwami. Kingdom Voice Rwanda. Gwino kuri Kingdom Voice Rwanda. kurikira ibiganiro bya Kingdom Voice Rwanda. Reka dutangire. Bibiliya ituburira ko hari abahanuzi b'ibinyoma ndetse biyoberanya nk'intumwa z'umucyo. Tubona mu Bakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 14 kugeza kuri 15. Kandi ntibitangaje niba Satani ubwe yihinda nk'umumarayika w'umucyo, ntabwo rero byaba bitangaje niba abagaragu be biyoberanya nk'abagaragu b'ubugingo. Matayo 7:15, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muri iki gihe hari abantu benshi bitwa ko ari abapasiteri, ariko bakorera mu bubasha n'imbaraga by'abadayimoni. Bayobya abizera b'inzirakarengane bakoresheje ibimenyetso n'ibitangaza bidaturuka ku Mana. Muri iyi video ndagaragaza ibimenyetso bidashidikanywaho by'uko pasiteri ashobora kuba akoresha ubupfumu cyangwa imbaraga z'ubupfumu. Menya neza ko ureba iyi video kugeza ishoje. Ibyo ugiye kwiga bigiye guhumura amaso yawe kandi bikurinde ubuyobe bwo mu mwuka byo mu minsi y'imperuka. Dore rero uburyo butandatu bwo kubamenya. Ngiye kubaha ibimenyetso bitandatu bizakwereka uwo mupasiteri, numubona afata ibyo bimenyetso kimwe cyangwa se bibiri, uzamenye ko akorera mu mbaraga z'ubupfumu cyangwa se imbaraga z'abadayimoni. Ikimenyetso cya mbere, bakora ibitangaza ariko bakanga Yesu kuba inzira yonyine. Umupasiteri w'ukuri ahora ayobora abantu kuri Yesu Kristo, atari kuri we ubwe bwite. Abapasiteri benshi b'abarozi bakora ibitangaza by'ibinyoma kugira ngo babone abayoboke, ariko inyigisho zabo zivuguruza ubutumwa bwiza. Bagabanya uruhare rwa Yesu kandi bakibanda cyane ku gusigwa kwabo kwihariye cyangwa ku bubasha bwabo. Jya amaso cyane, bakoresha amayeri basimbuza kwizera Yesu, bakiyizera bo ubwabo. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 1 haravuga ngo, mugerageze imyuka yose kugira ngo mumenye niba iva ku Mana, kuko abahanuzi benshi b'ibinyoma bamaze kwaduka mu isi. Kugerageza umwuka bisobanura kugenzura niba inyigisho zabo zihura n'ibyanditswe byera, hanyuma ukareba imbuto zabo. Matayo igice cya 7 umurongo wa 16 haravuga ngo, ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Ese bayobora abantu kuri Yesu cyangwa bireherezaho abantu, cyangwa bayobora abantu kuri bo ubwabo? Kugerageza umwuka bisobanura gushaka ubushishozi binyuze mu isengesho no mu mwuka wera. Ikimenyetso cya kabiri kizakora ko uwo mupasiteri ashobora kuba akoresha imbaraga z'uburozi cyangwa imbaraga z'ubupfumu. Bakoresha imihango n'ibintu by'ubupfumu bidasanzwe. Uzirinde umupasiteri ukoresha imihango n'ibintu bidasanzwe. Abapasiteri bamwe bazana imihango n'ibintu bidasanzwe cyangwa ibintu bavuga ko bifite ububasha bw'Imana, nubwo ibintu nk'amavuta yo gusiga n'ifunguro ryera byemewe muri Bibiliya yera. Gukoresha nabi ibi bintu cyangwa ibintu bimwe bishobora kuba ikimenyetso cy'ubupfumu cyangwa imigenzo y'ubupfumu. Bibiliya yatuburiye kuri iyo migenzo mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 10 kugeza kuri 11. Hatubwira ko hadakwiye kuboneka muri mwe ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi, kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yanga urunuka. Abahanuzi benshi b'ibinyoma bazana imigenzo ibujijwe mu izina ry'umurimo wo mu mwuka. Bashobora kuvuga ko ibintu runaka bigomba kubikwa munsi y'umusego wawe cyangwa mu isakoshi yawe cyangwa hafi y'inzu yawe kugira ngo bikurinde cyangwa bikuzanira umugisha. Bakubwira ko
kwiyuhagira ubwoko bw'amazi runaka cyangwa gukora ibikorwa bidashingiye kuri Bibiliya ariko bisa n'imigenzo y'ubupfumu cyangwa iy'abarozi. Hari igihe baguha seriviyete bakakubwira ngo yirye, yibike mu isakoshi cyangwa mu kabati ko mu rugo cyangwa uyishyire munsi y'umusego uraramo, uzabona imigisha n'ibindi byinshi nk'ibyo. Niba amabwiriza y'umupasiteri yumvikana nk'umuhango kurusha igikorwa cyo kwizera gushingiye kuri Bibiliya, genda wirinde. Shaka umuyobozi ukuyobora mu by'umwuka binyuze mu isengesho, ibyanditswe no mu mwuka wera. Hora ugereranya inyigisho zabo n'ijambo ry'Imana, kandi wibuke ko kwizera k'ukuri gushingiye kuri Yesu Kristo wenyine. Reka tujye ku kimenyetso cya gatatu. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko umupasiteri ashobora gukoresha imbaraga z'ubupfumu cyangwa z'uburozi. Bayobora abantu bakoresheje ubwoba no kubagenzura. Umupasiteri ufite imbaraga z'ubupfumu akoresha gutera ubwoba, guhatira no gukoresha amarangamutima kugira ngo agenzure abantu, aho kubayobora mu rukundo no mu kuri. Bakoresha ubwoba kugira ngo abantu bagume munsi y'ubuyobozi bwabo. Urugero, bashobora kuvuga ngo niba uvuye muri iri torero ubuzima bwawe buzasenyuka cyangwa umuvumo uzagukurikira. Ubu buryo bugamije gutera ubwoba, bigatuma abantu bemera ko imibereho yabo igenda neza gusa no kuguma munsi y'uwo mupasiteri, kandi bakajya bagoreka ibyanditswe kugira ngo bashimangire ububasha bwabo. Bavuga ko kutabumvira ari kimwe no kutumvira Imana. Yesu ubwe nigeze ahatira abantu kumukurikira, ahubwo yabatumiraga mu rukundo. Muri Matayo 11:28 haravuga ngo nimuze munsange mwese abarushye n'abaremerewe, nanjye ndabaruhura. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye wese agakingura urugi, nanjye nzinjira iwe dusangire. Abagabo n'abagore b'Imana bigisha ko agakiza kabo, imigisha yabo n'uburinzi bwabo bituruka ku Mana yonyine, atari kuguma mu itorero cyangwa munsi y'ubuyobozi runaka umupasiteri runaka. Umupasiteri w'umupfumu nawe atuma abantu bumva ko badashobora gusenga, gutsinda cyangwa kumva Imana batamufite, kuko ububasha bwabo buturuka ku bintu bidasanzwe. Hari inkomoko zitandukanye z'ububasha bw'ukuri n'ubw'ibinyoma. Ntabwo ububasha bwose ndengakamere buturuka ku Mana. Hari abantu benshi bakora ibitangaza, bagahanura n'ibindi byose, ariko inkomoko yabo atari Imana mu by'ukuri. Mu Byakozwe no mu gice cy'8 umurongo w'9 kugeza kuri 24 tuhabona Simoni umurozi yakoraga ibitangaza, ariko ububasha bwe bwaturukaga ku bupfumu atari ku Mana. Abapasiteri bamwe bitwa ko ari abapasiteri bamara igihe mu marimbi cyangwa mu nzuzi, bakajya mu ngoro z'ubupfumu bakajya kubaza abarozi. Ibi bisobanura impamvu amatorero amwe afite umwuka udasanzwe wuzuye gutera abantu ubwoba no kubashyira mu bubata bwo mu mwuka, aho kuba hari umwuka wera. Nimuyobywe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Satani nawe ashobora kubikora cyangwa gukora ibitangaza. Ububasha nyakuri buturuka ku Mana, bushingiye ku kwera no guhuza n'ibyanditswe byera. Ikimenyetso cya gatanu, basaba amafaranga menshi kugira ngo bagusengere cyangwa ukorerwe igitangaza. Jya uba maso cyane kandi witondere umupasiteri uvuga ngo tanga imbuto idasanzwe cyangwa tanga isaka wawe, wenda amadolari 1000 kugira ngo ubone kubohorwa kwawe. Niba udatanze, ibitangaza byawe nibiza. Ibi ni uburiganya. Yesu yakizaga abantu ku buntu, kandi imigisha y'Imana ntishobora kugurwa ifeza. Ku bikorwa by'ubupfumu abantu bishyura imijyi, uburozi n'uburinzi. Iyo umupasiteri witwa ko ari umupasiteri usaba amafaranga cyangwa amafaranga y'amasengesho, nta tandukaniro riri hagati ye n'abakora ubupfumu. Bagurisha serivisi zo mu mwuka. Umuntu w'Imana w'ukuri ntabwo azigera aguhatira gutanga amafaranga cyangwa ituro cyangwa igitambo. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya Yesu cyangwa intumwa ze basabye amafaranga yo gukiza, kubohora cyangwa imigisha. Ahubwo Yesu yakizaga abarwayi ku buntu, yirukanaga abadayimoni kandi agakora ibitangaza atigeze asaba amafaranga. Kwizera k'ukuri no kumvira Imana si amafaranga nibyo bifungura imigisha yayo. Igihe Simoni umurozi yatangaga amafaranga kugira ngo ahabwe impano ya mwuka wera, Petero yaramwamaganye cyane. Ibyakozwe no mu gice cy'8 umurongo 20 yaramubwiye ati, pfana ifeza zawe kuko wageze ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Iyi mirongo y'ibyanditswe igaragaza neza ko ububasha bw'Imana butagurishwa. Umuntu wese usaba amafaranga kugira ngo akore igitangaza ntabwo akorera mu mwuka w'Imana, ahubwo akora mu mwuka w'umururumba n'ubuyobe.
nubwo gutanga kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana ari iby'agaciro kandi biri muri Bibiliya, bigomba kuva mu mutima wemeye kandi ntibigomba na rimwe gukorwa binyuze mu gitutu no guhatirizwa, mu gukoresha abantu cyangwa mu gutera ubwoba. Umugabo cyangwa umugore w'Imana w'ukuri azatera abantu umwete wo gutanga nk'igikorwa cyo kuramya, atari ikintu gisabwa kugira ngo ubone igitangaza. Icya gatandatu, imibereho yabo yuzuye ubusambanyi n'icyaha. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza by'umupasiteri ugira uruhare mu bupfumu ni imibereho irangwa n'ubusambanyi n'imyitwarire y'icyaha, aho kubaho ubuzima bwo kwera n'ubunyangamugayo, bakora ibikorwa bivuguruza inyigisho za Bibiliya. Buri gihe baba bafite ubusambanyi, amahano n'ibindi, bakabaho ubuzima bubiri, bigisha gukiranuka mu ruhame rumwe ariko bagakora ubusambanyi inyuma y'imiryango ifunze. Benshi baryamana n'abayoboke babo, bavuga ko ari ukubasukura mu mwuka. Bayobya abayoboke babo, bavuga ko gukora imibonano mpuzabitsina nabo ari uburyo bwo kubasukura mu mwuka cyangwa gutanga gusigwa kubaha ku mavuta ya gishumba. Ibi ntabwo ari icyaha gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'imbaraga z'abadayimoni. Mwana w'Imana, ntukemere kukuyobywa. Satani yinjiye mu matorero menshi binyuze mu bapasiteri b'ibinyoma bakorera munsi y'ubupfumu. Buri gihe ujye usengera kugira ngo ugire ubushishozi kandi usabe Mwuka Wera kuguhishurira ukuri. Ntutinye kuva mu itorero rikorera mu buyobe, Imana izakuyobora ahantu heza. Wigeze uhura n'umupasiteri w'ibinyoma cyangwa se w'ubupfumu? Dusangiza ubwo bunararibonye bwawe hano hasi muri komenti. Niba wasanze iyi video ikugiriye akamaro, kanda like na subscribe kandi uyisangize abandi kugira ngo abantu benshi babohorwe kuri ubwo buyobe. Imana ibahe umugisha, mukomeze kuba maso kandi mukomeze gusenga. Reka dusengane. Data wo mu ijuru, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, ndakwinginze reba umuntu wese uri kumvira isengesho. Mwami, niba hari aho yayobejwe, niba hari inyigisho yakiriye zitari izawe, niba hari umuntu wamuyoboye mu nzira itari iyawe, ndakwinginze mumurikishe mu maso hawe. Mwuka Wera, muhe ubushishozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma, gutandukanya ijwi ry'Imana n'amajwi y'abantu, no gutandukanya umuriro w'ukuri ndetse n'umuriro w'ubuyobe. Mwami, rinda uyu muntu ububasha bwose butari ubwawe. Mwereke ukuri kwawe binyuze mu ijambo ryawe. Ntukemere ko ayoborwa n'ubwoba, iterabwoba, amarozi, imihango cyangwa amayeri y'abantu. Niba hari aho yigeze kwizera umuntu kurusha uko akwizeye, Mwami, musubirije umutima kuri Yesu Kristo. Mubohore ku bwoba bwose, ku rujijo rwose no mu bubata bwose bwo mu mwuka. Muha amahoro, ubwenge n'ubushishozi. Kandi Mwami, niba hari aho umuntu wiyita umukozi wawe ariko umuyobora mu buyobe, muhishurire ukuri kandi umuhe ubutware bwo gukurikira inzira yawe. Dutangaje ko Yesu Kristo ari we Mwami, ari we ukuri, ari we nzira kandi ari we soko y'agakiza kacu. Mwuka Wera, uyobore buri wese muri twe, uturinde kandi utwigishe kumenya ijwi ryawe. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo niko dusenze, amen. Nimugire amahoro, turabakunda. Shalom, Uwiteka Imana abagirire neza.